Nshuti bakunze ubumwe bw'abera Ministries, umushumba Ryintonganya Jean Baptiste abitegetswe n'umwuka w'Imana yabateguriye amasengesho y'iminsi 14 afite intego igira iti va ku iriba ry'intonganya, Imana igufukura isoko yawe bwite y'umugisha. Muri aya masengesho hazakorerwamo ibitangaza bikomeye. Imana irambuye agasuzuguro wagiriwe. Mbega byiza, hazabamo kubohoka aho umushumba Ryintonganya Jean Baptiste azakira abantu kuva amasengesho atangiye kugera asojwe. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Ryintonganya Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. ndabashuje cyane inshuti z'Imana bakunze umwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka kandi Imana igakora ibitangaza n'ibimenyetso. Dutangira amasengesho y'iminsi 14 avuga ngo Imana igukuye ku iriba ry'intonganya kugira ngo igushyire ku iriba ryawe bwite. Maze iminsi utongana, ubitonganiraho, bagusuzuguriraho, bakubwira nabi. N'aya masengesho tumba gukora dusenga n'ibidukundira, tuzajya no kuri Zoom turi kwinginga Imana ishobora byose. Ibyo byose ni ibikoresho n'izindi mbaraga ko Imana izabikora. Gihe sinjya ncika intege, buri gihe umutima wanjye wamubwira ko byose bishoboka, kandi bitanashobotse nabwo it's okay, bishobotse it's okay, byanze it's okay, bikunze it's okay, nabona inkunga it's okay, nayibura it's okay, everything it's okay. Bikweri byose ni byiza kuko ngo byatubwira ngo mubibaho byose dore dushima Imana, ariko siko tubyifuza. Dushaka kwagura umuntu rero nyamubwire ngo ni ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, umaze igiye ku iriba ry'intonganya. Nagira ngo babwire mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka dusabe n'ubundi umukozi w'Imana Silas turi kumwe mu kanya muraza kumubona ari nk'abasengera. Muzi ko ari umuhanuzi kandi n'umuhanuzi werekwa, ikindi afite impano yo gusengera abarwayi bagakira. Kandi muri aya masengesho nicyo kintu dushaka, kuvuga ijambo umwanya muto ubundi tugasenga kugira ngo bigende neza, maze akaba amasengesho nyirizina. Data wa twese aguhe umugisha. Rero karibu Silas, nagira ngo basuhuze tunasenga Imana mu izina rya Yesu. Murakoze cyane mushumba kumpa umwanya muri aya masengesho. Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe abakurikiranye ubumwe bw'abera mugubwe neza, nitwishimire Silas wagarutse. Reka dusenga Imana. Mana turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, Hallelujah. uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana itabeshya, uri Imana ishobora byose, ibyo uvugana natwe ugiye kubisohoza. uri Imana y'amahoro. Tugushimiye ko udufukuriye iriba ritariho intonganya, udufukuriye iriba ritariho agasuzuguro, ritariho gutuka. Turagushimiye kuri umutabazi wacu, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimiye kuri Imana ikora ndetse ukanarema. Tugushimiye ibyo ugiye gukora aka kanya, uturemera amahirwe, uturemera umugisha, utwuzuza imbaraga z'igitinyiro. Mu izina ryawe Yesu Kristo turakoze. Amen. Arakoze cyane umukozi w'Imana. Nagira ngo n'ubundi yanyemerere hari undi muntu turi bumwe nawe adusomera ijambo ry'Imana rigaragara mu itangiriro ibice 26 umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Niho tugiye kuganira kuri aya magambo. Imana ibahumisha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, murakoze cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Isaka asibura amariba bafukuye. Aburahamu se akiriho kuko abafitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Komeze? Yego. Abashumba b'Igerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati ni ayacu. Komeza. Isaka ayita iryo riba Eseke kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira aryita Setina.
avayo afukuza irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehobote. Aravuga ati noneho Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Yego omeze ava yarazamuka ajya i Berisheba. Omeze Uwiteka amubonekera iryo joro aramubwira ati ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Omeze yubaka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abambaye ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Urakoze cyane. Omeze oya niba murongo urangiye nta ngoro. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwumvisemo igika cy'aya masengesho, aho bigaragara yuko hari Imana igenda ikora mu buryo runaka cyangwa mu nzira runaka, mu buryo runaka ibintu biri gukorwamo. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Nayo ngusabe ukomeze ukore comment, mwiyandikishe, usharinga n'amasengesho y'imbaraga, hazaberamo ibitangaza, muzabona imirimo y'Imana, kandi ziko tugiye kubasengera Imana. Icyambere na mbere turebye icyo twita va ku iriba ry'intonganya. Tugiye kureba impamvu ya mbere, ni ukuvuga ngo Aburahamu akiriho yari yarafukuye amariba, afukura amariba yo kugira ngo umwana we azatunga ayo mazi, amazi azamugirira akamaro. Ariko birangije Abafilisitiya, burya Abafilisitiya ni na bene wabo, burya nuko abantu batajya banabisobanukirwa, ngo barangije amariba bayashyira nk'ibitaka. Ibyo bisobanura karande. Ni ukuvuga ngo ibyo bari barateguye, ibyo bari barashatse kugeraho, ibyo bari barakeneye gukora, ariko ngo se yarapfuye, umwana nta makuru afite, umwana yituriye ku ruhande aho ngaho, aragenda ntiyasobanukirwa ko hari amariba ya se yasibamye, yapfuye Abafilisitiya bishe. Hanyuma ngo haza gutenda inzara, ariko itameze nk'iyo mu gihe cya Aburahamu. Imana imubwira ko atagomba kwerekeza mu Egiputa, ahubwo agomba kujya mu gihugu cy'Abafilisitiya, agomba kujya aho ngaho akajya guturayo. Kubera iki? Hari amariba yari yarasibwe, kandi iyo mbabwira ngo umuvumo na karande ni ibisambo byiba amasezerano, byiba ubuzima, byiba icyerekezo, byiba amahoro, byiba amateka, byiba ikintu cyose ku buzima bwawe, ukisanga ahantu hakomeye utatekerezaga. Rero uyu munsi wo muri amasengesho navuze ngo ntabwo ndi batindire cyane, kuko shaka ko dusenga, shaka ko tuvuga, shaka ko dukora, shaka ko twegera Imana igakora ibitangaza. Nkeneye kubona umurimo w'Imana ku buzima bwawe, hahandi Imana ikora ikintu kandi igakora ikintu kidasanzwe. Ndabisabye kugira ngo bigende neza kandi bikorwe neza. Iriba ryari ryarafukuwe, bigaragara neza ko uyu mukozi w'Imana nta makuru yari afite. We ubwe nk'umwana wa Aburahamu yari yicaye mu gihugu, haza gutenda inzara, ariko Imana ntiyashima kumujyana mu Egiputa, ahubwo imusubiza muri icyo gihugu agomba guhungiramo, kuko hari amariba yari yarasibwe n'Abafilisitiya. Nawe amariba yawe yarasibamye, baranayasiba, barongera barayasiba, barongera barasiba, bongera barasiba mu rwego rwo hejuru. So rero Imana imusubiza hehe? Ajya muri icyo gihugu, ngo ahageze asibura amariba ya se. Amaze kuyasibura yose ayita amazina. Buri iwanyu barakubyaye, baragushyingiye, cyangwa se barakugize gutya, bagutwaye i Burayi, bagutwaye muri Canada, hari ahantu uri, hari isoko yawe Imana yatanze ku mubyeyi, ariko yari yarasibwe. Nicyo twita karande, nicyo twita imivumo. Muraza kureba ko amaze gusibura amariba yageze ku musozi atanga igitambo, kuko yari amaze kubona ngo, ariko akimara gusibura amariba, nuvuga ngo yari afite inzara. Mumenye neza ko aribwo yasohoye imbuto akabiba, akeza akaba umukire kuruta umukire, kurushaho umukire, kuko yari amaze gusibura amariba ya se. Rero muri iki cyumweru turimo cya mbere n'icya kabiri, iminsi 14, hari amariba yasibwe n'Abafilisitiya. Karande zarasibye, imivumo irasiba, ibyaha bakoze birasiba, washatse umugabo umeze gutyo, uvuka mu muryango uteye ubwoba. Ibi niyo tubivuga buri gihe, tubyita ngo n'imbaraga zasibye amariba yawe, n'imbaraga zasibye amasoko yawe, n'imbaraga zakurwanije, n'imbaraga zaguhagurukiye. Aho ugomba kumenya gusobanukirwa. Rero ibice 26 twasomye ku murongo wa 18, ngo ageze muri icyo gihugu asibura amariba ya se. Kandi amaze kuyasibura, yari yarasibwe n'Abafilisitiya, ise amaze gupfa. Byumvikane akiriho ntayo basibye,
agifite imbaraga, ariko amaze gupfa umwana nta makuru afite. Nayo hari ibyo watakaje, hari ibyo wanyazwe, hari ibyo wambuwe. Nuvuga ngo karande irakanyagwa, irakurandura, irakuzerereza, irakwirukankana. Ariyo mpamvu twita ngo hari umwuka ubyihishe inyuma. Ibibazo byawe ufite, iriba ryasibamye. Iyo tuvuga iriba tujyanira tuvomamo, turavuga imigisha yawe yarasibamye. Impamvu utabyara hari impamvu yize ukabura akazi hari impamvu washatse ngo unezerwe ntibigukundire hari impamvu umugabo yagutaye hari impamvu umugore yagutaye hari impamvu abana banyora urumogi hari impamvu umugabo yabaye umusambanyi hari impamvu umugore yabaye umusambanyi hari impamvu. Ibintu byose biriho ni impamvu yabyo. Gukora wamara gukora akazi bwacyo ukabura aho bigiye hari impamvu. Ibyo byose hari umwuka mubi ubyihishe inyuma. Rero muri aya masengesho y'14 rero turagira ngo data wa twese ahere ku masoko y'iwanyu. Aya abadayimoni yasibye, abadayimoni bagasiba, abantu bagasiba, turashaka yarehinduka kugira ngo ubashe kwakira umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha. Mukomeza mwiyandikisha, mukomeza mukora comment na share, mukomeza mukora ibintu bitandukanye, kuko twifuza ko mugira umugisha w'Imana, mugakorera Imana neza, kandi Imana ikabagirira neza, mugatabarwa bihagije. Imana rero baduhera umugisha mu izina rya Yesu. Turi mu mwanya mwiza cyane ufite imbaraga zo kugaragaza ko Imana yabikora, kandi Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turabyifuza cyane. Turifuza ko ibintu byose byagenda neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari amarido menshi samini force. Sira nubwo nibuguha akanya nabone ushaka kuvuga, ariko wihangane. Satani yasibye amariba y'abantu benshi cyane. Barayasibye kubera buri wese ntabyo basiba basigiye. Ngo bacunze ko amaze gupfa Aburahamu, basiba amariba kugira ngo umwana we atazigera abona amariba. Bayasibye yapfa. Bayasibye yapfa. Mu makiro nkomeje kuza ngo ndagwija mu bukanya baragutunga kamera dusengera. Hari abantu amariba yasibamye bataza amateka, ariko muri aya mavuta toshele mandita drum ngenda hagurukiye mu buryo bwose bukomeye, kandi ntabwo bafite kubwira umuntu ngo aya mariba yasibamye arasibuka byanga byakunda. Hanyuma rero Imana ikoresha ubwenge, ikoresha icyitwa inzara. Inzara ibonetse bwa ati biramuka ujya aho so yagiye mu nzara hiryo, ahubwo manuka ujyeyo. Biragusaba kumanuka nawe. Menya amateka y'iwanyu, menya amateka y'ubuzima bwanyu, menya ko ibikuriho byose ntibyapfuye kwizana. Nicyo bita mu Cyongereza ngo hari spiritual behind of everything. Hari umwuka ubyihishe inyuma, kandi si umwuka mwiza, si umwuka w'amahoro, si umwuka ukuneza. Ni umwuka urwanya kugira ngo utabasha gusibura, wubake nka so, ubyare nka so, ube nk'umuryango wanyu. Ni ya karande igihe mbaza abarokore benshi cyane, ngiyo turi muri Kristo turi byaremwe bishya. Barokore ntimukajye mukora icyo kintu, mujye mwumva icyo birisobanura. Niba uri muri Kristo Yesu kurwaye igifu nk'iwanyu, niba uri muri Kristo Yesu kurwaye indwara zita ngo ni hereditaire, niba uri muri Kristo Yesu ukabura ko tubyemera ko ufite indwara iwanyu barwaye, ko wubatse nabi nk'iwanyu, ko wubatse nabi nka bene wanyu, kurarurira kandi wararongoye, kandi murara mu rusengero mwavuye no muri korali. Iyo uvuga ngo warabyawe bwa kabiri, ibyago n'amakuba bigusatira uyoresha amaso, kandi ukambwira uti genda mbona genda tugenda umukristo ati narahamagawe, ngo nta karande ziriho zarakumaze, urarudasinziriye, urarutaryohewe, urarutongana n'umugabo wawe n'umugore wawe, intambara zikumereye nabi, kandi bavuye muri korali, wahimbaje, watanze icya 10 n'amaturo ndetse no mu rusengero, urumuramyi, ariko nijoro nturamye, urarurira ijoro ryose, kuko nta rugo ruzima ufite, nta mugabo ufite, kandi wararongowe, wambaye impeta y'ikinyoma. Ni impeta ihari ariko nta kikumariye, nta munezero, nta rukundo, nta buzima, urahomba, urarira. Kamubwira ngo buri gihe ngo giye ngo ndumurokore, ngo nta karande, ahubwo zarakumaze wowe mu rwo hejuru, kuko uyu munsi nibyo nkubwiye. None kusenga ukaburirimba, ukabukije, ukabuzura umwuka wera, ko mugabo bagiye gusa umva ubwawe uyu munsi mu matorero menshi bakubwiye ngo divorce iremewe, wowe bwaca wagezeyo, kandi wabyaye bwa kabiri, kandi ugasanga amateka kuriho n'ubuzima bukuriho birasa neza n'ibya bene wanyu, kandi wowe uri mu rusengero, bo ntibari no mu rusengero. Uhakana karande uturutse he? Imana rero ikoresha ubwenge bwayo, ikoresha uburyo bwayo, iteza inzara, ngo ariko itameze nk'iyo mu gihe cya Aburahamu.
aragenda ijambo twabonye umurongo wa 18 ngo agiye abanza gusibuza amariba ya se. Muri aya masengesho ku munsi wa mbere banza wikureho karande, banza wikureho umuvumo, banza wikureho ibyakujeho. Nagusobanuriye kenshi ukuntu bijya bivaho, nge nta muntu njya ntinya kubibwira. Uzumva kuri somero bakubwira ngo yanga ibyo bikinga ibitambo ngo biki bavuga ngo biki, bihorere. Ni wowe uza akababaro ufite, ni wowe uza umusongo ufite, ni wowe uza agahinda ufite, ni wowe uza amarira ufite. Ugomba kubanza ugasibura amariba ya se bari barasibye. Ese ubwo yasibuje iki? Si ya mishahara se, si ya mafaranga se, si bwa buryo se, si kwa kundi kose. Asibura amariba ya se yari yarasibamye. Rero nawe mu buryo bugaragara kandi bwumvikana urakwiye gusibura. Nicyo rero twita ngo ni ibimenyetso byerekana ngo amaze gusibura amariba ya se, ngo ariko kugira ngo nawe iyongerere haye biramwangira. Amaze gusibura amariba ya se, wagiye kongeraho amariba ye, biramwangira. Abwira afukuye irya mbere baritonganiraho, kandi ngo ryari amazi adudubiza. Iriba ry'amazi adudubiza, umurongo wa 19, amazi adudubiza menshi. Bamutongana, Abafilisitiya bararirwanira. Arangije aryita amazina y'uko ese ko bamutonganyirije, ngo yigira imbere afukura irindi. Atatsitina bisobanura no kuba mutonganyije, ngo ariko ngo yigira imbere gato afukura irindi aryita Rehobote, kuko batatonganye. Niyo mpamvu rero nifuza ko na Imana ikwagura mu gihugu cy'amahanga. Bivuze rero ngo karande n'imivumo n'iyo myuka nibyo bishorera bikazana amacandwe. Bakuvumye ntuyazi, abakuvumye ntubazi, ibyo bakuvuzeho ntubizi, n'uburyo babivugaho ntubisobanukiwe. Ni ukuvuga ngo buri gihe hari amakuba, hari ingorane, hari amarira, hari agahinda. Ibikubaho byose hari imbaraga zibyihishe inyuma. Ngo amaze gufukura ayo mariba yabonye, nibwo baje ngo baramwirukana ati tuvire mu gihugu, dore turusha ubukire. Kubera iki? Nibwo yabibye arasarura, araryohega agubwa neza. Rero iyo tukubwira ngo imariba yarasibamye, ni amateka ashingiye mu ijambo agaragara ko ba data bakoze ibyaha, ndetse biradukura bituma hari amasoko yasibamye. Nakugiye gufukura kariho intonganya. Reba ukuntu mu kazi bakumereye, reba ukuntu umukoresha kumereye, reba ukuntu abantu bakwanga, reba ukuntu bagusuzugura, reba ukuntu usuzuguritse, reba ukuntu wabuze ijambo, ntugira ijambo ku mafaranga yawe, ntugira ijambo mu byo ukora, urasuzuguritse, nta gitekerezo, nta kintu ufite muri make, warakakaye, warumye, ukeneye iriba rihindura ibintu. Kandi muri aya mavuta ya gihanuzi y'imbaraga ishobora byose, ndakubwira ngo Imana ikintu igiye gukora, data twese akugirire neza mu izina rya Yesu. Ni ukuri Imana igufashe kandi Imana ikugire neza, kuko hari igikwiriye. Ya rero nuko nakomeje kubabwira ngo hari umwuka ubyihisha inyuma. Umwuka bahari rwose yihisha inyuma y'ibintu bikubaho, ku bana bawe, ku buzima bwawe, ku bucuruzi bwawe, kubera ko hari amariba yasibamye. Rero mbere yuko dusenga Imana, nkurarikira kugira ngo dukomeze tubane, ndifuza kukubwira ibimenyetso 10 by'uburyo Satani yatakamo bene uwo muntu. Ariko ntabwo 10 nabirangiza, ibyo byose bizajyana n'ibyo tubona dusenga Imana. Reka tube tuganire. Ubundi buri gihe intambara yo mu mwuka akenshi ibigomba kurwana mu mbaraga z'umuntu. Abadayimoni baguhagurukiye, baguhirika, bagushyiraho agatuza, rimwe na rimwe bakushyiraho ibintu bimeze nk'ubusazi, bakwambura ibyishimo, bakwambura umunezero, ndetse akenshi na kenshi kubatereka ibintu bimbaho. Ni filimi, ni agakino. Burya hari umuntu bimubaho, we akumva bisa nk'aho ari filimi, ntabasha no kubisobanukirwa. Ukumva bikubaho ni agakino, ni filimi, barampangiye. Ndetse wanabigeze ugasanga akenshi na kenshi urimo uragenda uhangayika, ugira amatake mu rugo, ku buzima, ku mibereho, muri bizinesi, mu mukorana. Umwanzi akakwataka, harimo n'urupfu, harimo n'ibyago, harimo n'ingorane, ku buryo usanga ari intambara y'umwuka kandi ikomeye iri ku buzima bwawe. Impamvu bimeze bityo ni ukubera yuko hari amariba yasibamye, kandi amariba yose yasibamye bisobanura ngo nta mugisha uri gukura iwanyu, nta mugisha uri gukura aho washatse, nta mugisha uri gukura aho washatswe. Meme no mu rusengero nta mugisha uri kugenda, kuko Satani ntiyakubuza gusenga, karande ntikubuza gusenga, ahubwo gihagarika amasezerano yawe, ukabasha kuba mu buryo buteye ubwoba. Ibyo rero wabemo ugasanga birakugoye, ugasanga ari ubuzima buhangayitse, kubaho ubabaye, kubaho utishimye, kubaho mu marira, kubaho mu gahinda, abantu bagasenga, ubutayu ukabujyamo. Ariko muri aya mavuta nawe ngo ntibyirirwa. Ibyo bimenyetso 10 byerekana kwatakwa kw'abadayimoni no gusenya amariba yawe, no kukuvana ku iriba ryawe, ndetse no gusiba ibyo bikarangira. Imana itugire neza. Ibyo bintu rero bikaza kubaho cyane bikugoye,
kandi ikaba intambara ngo usubiriremo, ni n'ibintu bikubaho ugashaka impamvu yabyo ntuyibone. Se ko nabuze ubwenge, ko meze gutya, ko ndi umukobwa mwiza, ese kuki umukobwa nyataronka kandi ari mwiza? Ni mwiza ariko amariba yarasibamye. Umusore yarize ariko amariba yarasibamye. Umugabo we ni mwiza ariko amariba yarasibamye, kandi yasibwe n'Abafilisitiya kuko yaracunze ko uwayafukuye atarahari. Bivuze rero ngo iyo ikintu cya mbere kugira ngo uno mwana witwa Aburahamu, bari kuvuga ngo ni umwana gikorwa, ni umwana n'ubundi wa Aburahamu, kugira ngo abashe kugira umugisha nuko yasibuye amariba ya se. Birasaba ko wikuzaho karande, ukikuzaho imivumo. Burya umuntu wese wabanzwe, umuntu wese waterekereye, umuntu bariye ku byo baterekereye, umuntu wese baciye indasago, umuntu basambanije yagiye kuraguza, umuntu basize amazi y'abapfu, umuntu barenge intamye n'ibindi bintu, umuntu wese bakoreho imihango ya gipagani yariyo yose, bagutunga urutoki bakuvugisha, niyo yagiye isiba ya masoko yawe yose. Rero burya arasibamye, ni ukuri arasibamye, atari uko amazi yashize mu isoko, ahubwo nuko iriba ryasibwe n'Abafilisitiya, kuko hari imihango ya gipagani wakoze ndetse urayikorerwa. Rero ukagutese ko genda umwana ntabizi, ariko wavutse ku wabikoze, nawe avuka ku wabikoze, avukira ku wundi wabikoze. Urumva ni uruhererekane rwa karande n'imivumo bigushoreye uyu munsi wa none. Ibirimwo bikubaho nibyo byaturutse aho hantu hakenewe ko dokamandi menevol prime amavuta kandi agira amateka, ubuzima bwahinduka. Navuga ngo uyu munsi bambwira ngo gisinaraguje, gisinabanzwe, gisinasambanijwe n'abapfumu, gisinari intonorano, ntabyo nakoze. Yego ntabyo wakoze, ariko wavutse ku wabikoze. Yego n'uwakubyaye ntabyo yakoze, ariko yavutse ku wabikoze. Bigenda bigatwara igisekuru bikagera ku bisekuru bine byose. Rero ibyo bintu nibyo bidukurikirana bikadushorera cyane ko Aburahamu yaravuye muri Uriya Bakarudaya araza gutura muri icyo gihugu, ariko asibura amariba y'umugisha, ariko mu by'ukuri barangije barayasiba batunze ko yapfuye. Rero nubwo utabanzwe ntuterekere, nubwo udakora ibyago, nubwo nta kiranga wabayeho, nubwo nta mandwa wabyiniye, nubwo utagize gute, nubwo utakoze ibintu, ariko uwo mwuka mubi waragiye urihisha, kuko burya iyo turabuza duterekera, iyo tujya gusaba biriya bintu, hari bamarayika b'umwijima Imana yakuye mu ijuru baza bakivanga n'ibyawe. Rimwe na rimwe ugasanga urimo urasenga ikirigwamana utazi, umuntu wambariye ku kantu, umuntu wariye akantu batongere. Ibyo byose nibyo bisiba amariba yawe ntabashe gusohoka neza. Ariko muri izi mbaraga nakubwiye ko ikintu cya mbere ijambo rikurwaho n'irindi, imvugo ikurwaho n'irindi, isengesho rikurwaho n'irindi, n'igitambo gikurwaho ikindi. Rero bigaragara ko izo mbaraga mbe zo zashoreye. Erega nta mpamvu yindi usenya urugo rwawe, nta mpamvu ubayeho uhangayitse mu rugo, impamvu urira nta yindi, impamvu divorce uvuze ubuha nta bindi, impamvu ibyago ubona nta kindi, impamvu heze mu nzira nta kindi, impamvu udahura n'uwawe nta kindi, nuko hari imbaraga mbi bakumurikiye utabizi wowe, kandi uyu munsi wabona bikugizeho ingaruka. Rero bisaba ko ugomba kumenya ko mu gusibura aya mariba no guhagarara muri izi mbaraga, icya mbere kwizera Kristo, maze asigaye ugasibura ibyo Satani yagiye afunga ku buzima bwawe. Data wa twese akugire neza cyane, kandi Imana igufashe cyane. Ibyo rero bikuzaho buri gihe, bikakunyeganyeza, bikakutitiza, ukabira icyuya, ugahamagara abasenga, bikanga burundu kubera ikimenyetso cya mbere cyerekana neza ko amariba yasibwe, kandi ko inyuma yawe hari imbaraga mbi z'abadayimoni zikwirukankaho, kabone n'ubwo usenga, n'ubwo uririmba, n'ubwo ubwiriza. Ikimenyetso cya mbere simusiga kikwiyumvamo cyane ni ukumva ucitse intege, kumva waratsinzwe, ndetse no kwiyumvamo depression ihishe. Hari umuntu ashobora kugira depression ikagaragarira bose, ariko hari n'abantu batunze yahamuka muri b'imbere. Icya mbere guhora mu buzima wumva unaniwe, ugacika intege, naragerageje biranga, ntakoze birananira, nafashe birananira, nacuruje imyenda, ncuruza inkweto, navuye mu myenda, naguze akabanza i Burundi, naguze akabanza mu Rwanda, baranyambura, ndananiwe kwiga ndabiretse, natsinzwe kangahe, sinashobora permis, sinagira gutereka ngende nyigure, uyigure, ejo bagufunge, ujye muri gereza, utakaza uburyo. Nuvuga ngo ikimenyetso simusiga wowe urwana nabyo umwanzi akoresha mu guhangana nawe, kandi ugasanga arashaka kunaniza buri gihe. Icya mbere ni ukwiyumvamo gucika intege mu buzima bwawe,
kavuga utari ko se n'ubundi kabandi barongoye ngenda rwana n'ikigo bidashoboka. kabiri gutsindwa, kwiyumvamo umuntu watsinzwe rwose, oya ndarekeye aho no gusenga ndaretse, Imana izirwarize, Mana ndakubohoye, Mana ndakuretse. ikindi umuntu akagira ihungabana muri we, depression muri we. hari depression igaragara inyuma abantu bakayibona, ariko hari n'abantu bahungabanye baraceceka, naryo ni ihungabana ngo nge nta muntu uzavugana nawe. So nuvuga ngo iki kintu turimo tureba kikutuma utakaza ibyiringiro aho ugana hose, kumva uhetse umuzigo uhoraho, kumva utabasha gutera intambwe, nta hantu wagera, guhora wumva ucitse intege, guhora urwana n'ibintu, gutakaza umugisha, gutakaza amahoro, gutakaza ibyiringiro, kumva unaniwe no kumva nk'umuntu wananiwe burundu. Nicyo nakwita mu Cyongereza ngo feel like giving up. nta kugerageza ufite muri wowe. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko ukeneye gusibura amariba ya so yasibamye, ukeneye gusenya karande z'iwanyu, ukeneye kuritura imigambi y'abadayimoni. Ijambo rirahari, niba wimva bino bimenyetso nkubwiye, kumva ucika intege, kuba ucitse intege mu bintu byose, kumva gutsindwa mu bintu byose, noneho hari ugucika intege mu bintu byose, guhora utsindwa ntacyo ugeraho, no kuba ufite ka depression muri wowe imbere, cya depression muri wowe, kakandi katagaragara. Urugero ukuntu abarokore bazi guhisha depression yabo agatera ikorasi, ariko hari umuntu aririmba indirimbo ugahita wumva ibintu arimo avuga afite ya depression buriya nahoze mbwira abantu umwe tujya dusengana, ndababwira nti buriya indirimbo 405 nta muntu ujya apfa kuyiririmba, iririmbwa n'abantu bameze gutya, birukanye mu nzu, babuze ubwishyu, umugabo yataye n'ibindi. Iririmba nta wundi buririmba, ariko mu gitabo ngo sasa ryari mucunguzi, ngo amakubu yamareho, ngo dukize umugome. Ariko ufite ikintu aravuga ati Mana yanjye n'icyo, ati Mana nkiza. Vuga ngo ufite umuntu baririmba, burya kenshi abantu hanga mu gucunga indirimbo basanga hari igihe umuntu aririmba bijyanye na depression afite. Hari ufite ibyishimo ariko ufite depression, yavuga ngo Mana uzaza ubarimbure, abarozi bamare. Kubera muri we ni ukameze. Iyo depression ukayifitemo, nuvuga ngo wiyumvamo nk'umuntu ntabyi, utakaza ibyiringiro, icyo gihemo kirakwangira, uhorana umuzigo ku mutwe wawe, buri gihe wumva neza ibintu bikakugora, kubyo kugora, ucishwa intege n'abandi bantu, uhora mu ntambara idashira, utakaza amahoro, utakaza ibyiringiro, ndetse ugahora wumva unaniwe, muri uri stress, ufite unaniwe, ukavuga utari ko Mana ibi ni biki, naracuruje, narize, naragerageje, ndasenga, niriza ubusa, natanze ibitambo, nakoze imirimo, narahanuye, navuze mu ndimi, ndigisha, ukavuga ibintu byose ukumva waratsinzwe. Ni ikimenyetso cyerekana yuko iyo stress kurimo, kandi yuko ufite ibibazo mu buzima bwawe, ndetse umaze kunanuka, umwanzi yahagurutse kugira ngo arwanye amasezerano. Iki kintu ntabwo cyiyumvamo, iki kintu ntabwo umva ko kikuri ku buzima bwawe, iki kintu umva ko cyakuzonze, cyo kumva unaniwe, kwirabiraniye, uhora kunaniye. Hari n'abajya banifuza reka yenda ngiye twinjire mu isengesho, nayo ngubwira nk'ikintu kimwe, asanga umuntu ukusenga kwe ntibimukundira, akavuga ati ariko genzana birekana nabivuyemo, sinongera no gusenga, sinongera no guterana, n'ibyacu byanyu ntabyo nshaka, n'amato ntabyo nshaka. Kumbe ntumenye ko ari depression yagufashe. Rero uratatswe, uriho imbaraga mbi zaguhagurukiye. Niyo mpamvu kwiye ugasenga Imana, ugagara muri ubwo butware. Rero iki kimenyetso cya mbere, guhora ucika intege mu byo ukora. Kabiri, guhora waratsinzwe ku kintu cyose. Hari n'abantu batsinzwe. Icya gatatu, kuba wibitseho kumva ufite depression. Aha ni ahantu hakomeye, byatumye mwibuke neza uyu muhungu Isaka nawe yakoze ikintu. Ubyibuke, nk'uko Aburahamu yihakanye umugore kubera inzara, niko n'umuhungu we nawe yihakanye umugore kubera inzara. Ndetse uravuga ati kuki wari ugiye kutubeshya ukari umugore ukamwita mushiki wawe. Urumva the same inzara irateye. Uko Aburahamu yavuze ati Sara ntabwo ari umugore wanjye, noneho bigeze na ngombwa yuko nawe avuga ati ni ibintu bimwe byinjiye muri mwe. Ukeneye gusibura amariba yawe, ukeneye kuyasibura mu izina rya Yesu. Nagira ngo kano kanya keza cyane maze mbegereza umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha, mukomeze mukore comment, share na like, muduhamagare. Amasengesho y'abamo tugiye gusibura ayo mariba mu izina rya Yesu. Nagira ngo munyemerere cyane maze twakire umukozi w'Imana Sirasi, maze Imana yo mwifashe muri amasengesho, kandi Imana itugereza ko Imana yacu iradukunda, kandi Imana yacu ihora itwegereye. Murakoze cyane, tugiye kumuha akanya maze akurikire, maze dusengana Imana mu izina rya Yesu. Amen.
Ya murakoze cyane mwese rero mugumye kudukurikira kumwe bwa Minisitiri nabwiye ntinazanye Sirasi yavugiraga hirya do mutamureba ariko ubu yahageze aho dushaka tugiye kuganira kuri aya masengesho kandi twabwiye ngo amariba yasibamye uyu munsi nababwiye ikintu cya mbere cyerekana ko hari umwuka mubi ukuri inyuma ugushoreye uguherekeza icya mbere wiyumvamo gutsindwa gucika intege kunanirwa no kutagerageza ndetse no kufite ka depression ko mu mutima sinzarongora ingo zaragoye mbe ukagira ibintu utinya rero Sirasi karibu muri amasengesho n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi n'umunyamavuta n'umuntu uri mu gihe cye Sira karibu Imana iguhe mu izina rya Yesu. Murakoze nyakubahwa mushumba wanjye Imana iguhe umugisha mwinshi cyane ndanezerewe cyane kongera kungarura hano ku bumwe bw'abera Ministries muri aya masengesho afite imbaraga afite ubuzima afite ubushobozi nagira ngo ntangarize abantu bose badukurikiranye mushumba nakurikiranye ukuntu bagiye utubwira nsanga abantu benshi koko basibiwe amariba ariko waduhaye inzira yuko Imana yongeye gutanga iriba ry'ubuzima. We ntabyo bigize basiba buriya ntayo warwanye nayo hafi menshi cyane nasibuye rimwe bararisiba nsibura indi bararisiba nsibura indi bararisiba ariko ndashimira Imana ko irimo kugeza heza. Muri make nawe urashaka reobote yawe yagutse ntawayimenyera nanjye nicyo cyiciro ndimo nzi ko ijambo ry'Imana rikurikiranaga bucece ureba ndimo nigisha wowe niki wabonye iki karibu ijambo niryo dusenga Imana umwanya w'amasengesho kandi no kwerekwa no kubwira abantu b'Imana nanjye ndimo ndabona ibintu byinshi bikomeye icyo nzi cyo ariko giye ngubu nta byiza ndimo mbona kano kanya ahubwo abantu amariba yarasibamye bashyiraho na beto baratwikira abantu buzuye amarira buzuye agahinda nta byishimo nta mahoro nta mutima utuje abantu barahagaze ariko ntibari bazi ikibyihishe inyuma mvugira ngo hari ikibyihishe inyuma urabyumva hari iki ikibyihishe inyuma ababura urubyaro hari ikibyihishe iki ababura akazi hari ikibyihishe iki abangwa n'umuryango hari ikibyihishe iki uvuga ngo ikintu cyose kiri kubaho hari ikibyihishe inyuma kandi ikibyihishe inyuma ni imyuka mibi mu izina rya Yesu ijambo rero niryo tuye gusenga Imana ariko mbere yuko dusenga ngo uhaye ijambo minota mike cyane mushumba urakoze cyane Imana iguhe umugisha mwinshi cyane kumva ijambo aka kanya mu guhagarara mu mavuta yawe mu mbaraga Imana yaguhaye nanjye nkajya muri ubu bumwe bw'abera Ministries nkaba ndushaho kugubwa neza nanjye nje muri aya mavuta nagira ngo mbatangarize mwebwe mu nkurikiranye amasaha iyi minota mushumba nk'uko bivuze nubwo abafilistiya bahari bari mu gusiba ariko hari Imana iduteguriye ntabwo byakora uwo mugambi w'Imana yavuze kuri twebwe nubwo basiba nubwo bakora ibyo bakora nubwo bapanga ibyo bapanga kugira ngo bakubuze amahoro ariko icyo Imana yavuze kuri twebwe ikomeje kukirinda niyo mpamvu rero habonetse irindi riba rya gatatu ritamenyerwa iriba risobanutse ry'ubuzima ariko rero najya nongere ngubwire wowe unkurikiranye ngubwire yuko nubwo wasibuye iriba rya mbere ugahura n'ibibazo ugasibura irya kabiri ugahura n'ibibazo abafilistiya bakagenda bayasiba ariko muri uko kuyasiba Imana igaragaje iriba rizima Rohoboti mushumba yayavuze umushumba yabivuze igaragaje iriba rizima iriba abafilistiya batagomba gusiba iriba abafilistiya batagomba kukwiciraho ngo bakunyaga ibyaha Imana igaragaje iriba rizima mushumba ndafashe Sira ubundi ukira aho ngaho nagira ngo dusenge Imana minota dufite dusengera abantu mu izina rya Yesu ntabwo turimo dushobora kuvuga ko ari baribonetse ahubwo ni kwerekana ko hari ikibazo cyabayeho nuvuga ngo amariba yari yarasibwe nuvuga ngo twituye gusengera abantu bamenye ngo byapfiriye hejuru yo gupfa ariko hari ubuzima urihuse cyane hejuru yo gupfa si ubuzima burya kandi byarapfuye rero ubuzima butandukanye no gusubizwa Sira yego icy'ingenzi ni ukuvuga ngo Isaka nta mugisha yari afite kugera ubwo amenya aho amariba ya se yari yarasibamye abantu karande zirabishe baragenda mu niba bizi kandi bibabaho ntabwo abantu baraguje ntibaterekereye ntibabanzwe ariko bavuka mu gisekuru cyabikoze hanyuma rero Imana yaguhishuriye ikiro muri amasengesho ndashimira Imana ko ivuga kandi ikatwereka byinshi yamishuriye ko Imana igiye gukuraho abafilistiya basibaga amariba y'abantu nubwo amariba abayasibye kandi ntawo barebaga ngo abafilistiya bayasibye abantu batareba iby'Imana yagiye ikuremera abadayimoni bagiye babyinjiramo bagenda bakunyaga bagenda bagutwara ibyaha abo ni abafilistiya bagiye basiba amariba yawe ariko ngo muri uko kubitwara ijuru rigiye gutabara njyewe Imana yamishuriye abantu bafite amasoko agera kuri 4 usibye no kuyasiba ahubwo Satani yaragiye arahindira aranatwikira abantu ntibari bazi icyo barwana nacyo ariko barwanaga n'iki na za karande n'inyatsi nagira ngo rero kano kanya dusenge ntabwo rirasiburwa ubu intambwe ya mbere ni ukumenya ngo byapfiriye sibyo
wahombeye he, warwariye he, wakubitiwe he, urugo rusenyukiye, ubuzima bwanyu byapfiriye he. Nagira ngo rongo hakanya mu izina rya Yesu, nibagiye gusa ndimo nderekwa pese formon and race, nubwo batari ngo bambona ariko urimo hari nawe ijambo ryanjye ngusengera abantu mu izina rya Yesu. Yego. Nuhishurirwa ubivuge, ikiba cyose kibikore mu ijambo ni ryawe. Namaze kumenya amakuru yuko aho byapfiriye buri muntu wese arahazi. Arahazi. Aho byapfiriye umuntu wese arahazi. Imana ishimwe ko ahazi, ariko hari abatahazi kandi byakoze kugira ngo wabereke. Ubwo utahazi rero wari wese ukanya ndazamubwire ibanga ryaho biri. Ko buri benshi ntabwo bari bazi icyo barwana nacyo. Ubundi umuntu utazi icyo arwana nacyo arwana n'abatari bo. Umuntu utazi icyo arwana nacyo arwana n'abatari bo. Yesu yahumuye impumyi aribaza ngo ubonye iki? Iramubwira ngo mbonye abantu basa n'ibiti bigenda. Kandi yemeye ko abonye abantu ariko abisi ibiti bigenda. Ibiti biragenda se? None se nyine. Rero tugira abantu bavangiwe bita ikibazo umuntu n'umuntu bakamwita ikibazo. Ubundi si umugabo wakunaniye, si umugore wakunaniye, si umwana wakunaniye, si shobuja wakunaniye, si ibibazo byakunaniye, ahubwo nuko isoko yasibamye. Talama telemo sende for. Dushingiye ko mushumba bavuga ngo isoko yarasibamye, kandi nibyo koko yarasibamye. Ntabwo bazi aho byapfiriye. Yarasibamye. Ariko ikituzanye hanga no kukubwira ngo ibanga ryaho byapfiriye twahamenye. Turahamweretse. Kuko buriya ntabwo ikibazo ari urugo rwe, ikibazo si imirimo, ikibazo gihari ni ukutamenya ngo ararwana n'iki. Imana ishimwe. Arimo arahanganye na bene wabo, arahanganye n'abantu, yumva ari abantu, ariko ntabwo ari abantu, ahubwo ni imbaraga mbiranya ngo uzamurishe mu izina rya Yesu. Dushimiye kuri Imana ikomeye. Hallelujah. Kuri Imana yo kwizerwa, kuri Imana yo kwiringira. Hallelujah. Dushingiye yuko aho Basibye amariba atahazi, ariko duhagurutse mu mbaraga zo kuvuga ngo Uwiteka kuri ibintu bikomeye. Uri Imana yacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana itabeshwa, uri Imana imenya, uri Imana isobanukirwa, uri Imana yishurirwa kandi ukabituma abantu. Turagushimiye ko badutumye muri aya masengesho. Turagushimiye ko batumye mushumba abakurikiranye ubumwe bw'abera. Ndagira ngo mwinginge buri muntu wese uyu munsi, iyi tariki, iyi saha, iyi minota yakira ubundi buzima bwo gusobanukirwa cyane, kubera ko ahishuriwe biciye muri twebwe. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Abafilistiya baramugenjeje, Abafilistiya baramurwanyije, Abafilistiya baramuhize, Abafilistiya basibye amariba, basiba iriba rya mbere, basiba irya kabiri, bagenda bamutonganya, abura icyerekezo, abura inzira, abura igisubizo. Ariko turagushimiye kuri papa mwiza, kuri umurengezi mwiza, uri umwami utabesha, uri Imana itikanga, uri Imana itagira ibinyoma, uri Imana ikora ikabigaragaza. Ndagushimiye iyi saha Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye ko hari ibintu ugiye guhindura, hari ibintu ugiye guhindura, hari ibintu ugiye kurema, hari ibintu ugiye gukora, hari ibintu ugiye gushyiraho, hari ibintu ugiye gutegeka, hari ibintu uhinduye. Ibyo yari yaraburiye inzira, ibyo yari yaraburiye icyerekezo, ibyo yari yaraburiye ubushobozi, hari ibyo Mana ugiye gukora. Turabigushimiye. Uri nyiribihe, uri mahoro yacu, uri ibyishimo byacu, uri umudendezo wacu, uri imbaraga zacu, uratomigiri wizenema shene moneta. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Turabigushimiye. Umukobwa ukurikiranye ubumwe bw'abera, umusore ubukurikiranye, umugabo ukurikiranye, umubyeyi ukurikiranye, yongera amenye, asobanukirwe bishingiye kubw'ijambo twumvise, kubw'ubuhanuzi, kubw'ibihu tumenyesheje. Ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimiye uri papa wacu, ndagushimiye uri Imana itabeshya, uri Imana utangaje ibintu bikomeye muri aya masaha. Urabitangaje. Isaka yahuye n'ikibazo, Isa kimara gupfa yahuye n'izindi ntambara, ajya gusibura amariba, ariko ngo bayamutonganyirizaho. Ndagira ngo mwinginge buri muntu wese afite ikibazo yagiye ahura nacyo, udukurikiye hari ikibazo yahuye nacyo, umukobwa hari ikibazo yahuye nacyo, Uwiteka, umusore hari ikibazo yahuye nacyo, umubyeyi hari ikibazo yahuye nacyo, umugabo hari ikibazo yahuye nacyo, ariko duhagaze muri aya mavuta akandagira amateka. Turagira ngo tukwinginge nk'Imana ishoboye ko ari ibintu bidasanzwe. Turabigushimiye ko hari ibintu ugiye gukora rwose, turabigushimiye ko hari ibintu ugiye kurema rwose, turabigushimiye ko hari ibintu ukuye mu nzira, turabigushimiye ko utugaragarije
ikibazo kiri, uduhishuriye ikibazo kiri. Hari ibintu umenyesheje abatari bazi byari bibariho, hari ibyo bamenyesheje, hari ibyo bamenyesheje ubicishe muri mushumba, hari ibyo bamenyesheje ubicishe muri ngewe, hari ibintu bamenyesheje abakurikirana ubumwe bw'abera, hari ibintu bamenyesheje, hari imbaraga zabagendagaho, hari imbaraga zabahigaga, hari imbaraga zabarwanyaga, izarwanyaga abakobwa, izarwanyaga uyu musore, izarwanyaga uyu mugabo, izarwanyaga uyu mubyeyi, izarwanyaga izi ngo, izarwanyaga aka kazi, izarwanyaga mu izina rya Yesu Kristo. Turabigushimiye. Hari ibintu ukoze, 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 ukoze ibitangaza. Urigaragaje, 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 kubera ko buri muntu wese agiye gusobanukirwa ashingiye ku byo yumvise, ashingiye ku byo abonye, ashingiye ku byo abonye. Turabigushimiye kuri umutabazi wacu, turabigushimiye ko wakoze ikintu gikomeye ugahishurira mushumba, nanjye mpagaze muri aya mavuta ukagumya kuduhishurira kugira ngo buri muntu wese udukurikiranye amenye ikibazo kiri, amenye ikibazo kiri. Turabigushimiye, turabigushimiye kutanze ubundi buzima, kutanze izindi mbaraga, utanze ubundi butware, utanze ubundi gusobanukirwa. Uri nyiribihe, uri mahoro yacu, uri ibyishimo byacu. Uwiteka, turabigushimiye ko wigaragaje muri aya masaha. Turabigushimiye, turabigushimiye kuturengeye, turabigushimiye kutwimanye cyane, turabigushimiye kugiye kutwinjiza muri gakondo y'ibimenyetso by'ibyiza. Turabigushimiye, 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 turabigushimiye. Tita nemoze monema, turabigushimiye kuko ibintu bikomeye. Uyu muntu ndi mukureba bari baratongereye kumbehe, turabigushimiye kumukoye kuri imbehe. Iyi mbehe bari baramutongereyeho, turabigushimiye kwimukuyeho imbaraga zamuko zakorerwagaho z'imihango mibi, ibyo bamukoraga ubufindo bamukoraga. Ndagushimiye Uwiteka, Uwiteka, uyu bicaje ku ntebe, iyi ntebe ya Kinyarwanda bayimutongereraho. Ndagushimiye kumukuyeho imigambi mibi, ndagushimiye ko ari ibintu ukoze, ndagushimiye ko ari ibintu ukoze. Umukuyeho, umenyesha ikimenyetso cy'ibyiza yuko ibyo bakoreye yakorewe byose ni iriba rye basibye, nibyo bakoze. Ariko ndagushimiye ko ari ibintu ukoze, uyukuye mu nkangara, uyukuye mu nkangara. Ndagushimiye ko umukuye mu nkangara, iyi nkangara urayipfunduye, umukuye muri iyi nkangara. Ndagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, ukoze ibintu bidasanzwe. Turakubonye bundi bushasha. Urakoze Kristo Yesu, urakoze Kristo Yesu. Turabigushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana data wa twese uhoraho, imbere y'ubwiza bwawe n'ubushobozi turashima Imana ko ikoze ibitangaza. Uri musenga rero generetswe ibintu bigera kuri 4. Haleluya, amen. Mbonye umuntu wari ufite ikibazo cya kanseri ariko ayifite mu gifu. Yego. Uwo muntu ari ahantu mu gihugu bita Ubufaransa. Yo, manishim. Yumvaga ageze ku rwego rukomeye. Yo. Ariko ni wabo bazize kanseri. Imana iravuze ngo iyo kanseri akize mu izina rya Yesu. Ishimwe ko Imana ikurengeye. Totele mosende. Irakurengeye ahura aho ngaho. Noneho nongera kwereka undi muntu yashatse akazi mu buryo bushoboka biranga ko basibye amariba. Ariko Imana irasibuye. Imana ihimbazwe. Tosefo. Ishimwe Yesu. Nele mandi mene. Imana irakoze. Hari undi muntu Imana imishuri yari ufite ikibazo kimeze nk'isambu. Noneho ku buryo ibye babinyaze ntiyamenye irengero ryabyo. Ariko ku uyu munsi wa mbere Imana iramuhishura. Imana ikoze ibitangaza. Benele mosando terba. Mana data wa twese uhoromana y'amahoro turagushimye turagumbaje mu izina rye turagomagura Imana ishobora byose. Urakoze ukoze ibitangaza kuri uyu munsi wa none mwami. Imbaraga zigaragara n'ubushobozi n'uburengero Imana ishobora byose. Turasenze mu izina rya Yesu. Twiragije ibitero bya dayimoni by'abahagurukiye. Reka abantu bagubwe neza mwami. Binjire mu birere byawe mwami munsi wa mbere. Amariba yasemwe turasibuye, turayasibuye, 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 turayasibuye. Ushimwe. Ko neretswe. Ushimwe. Tuzakomeza ubutaha ariko neretswe. Nanjye ndabonye. Uyu muntu arambagijwe kandi ubukwe bupfataza uko bupfuye. Ariko Imana ngira bukoze ubonye kingo dusoza. Uhimbazwe Mana kuko ibintu bikomeye. Ubonye kingo dusoza. Ubonye umuntu arorwa kuguru kumazi igihe kinini ko aramushengereje. Mbonye marayika mutera urushinge nabwanga Imana iragukijije. Nongera kubona undi muntu wari ufite ijisho. Bararagiye kuzajya kumubaga. Nabwanga Imana yo mu ijuru ikurinze kubaga iryo jisho kugira ngo rikire rigapfa burundu.
Imana itanze uburyo abaganga bakoresheje barari bazirira kize ibyo abadayimoni kuzakora nyuma Imana ibitesha agaciro mu izina rya Yesu. Amen. Rero twenda gusoza, twenda kurangiza, reka babwize ukuri tubonye byinshi nakagaruka. Ejo no munsi wa kabiri tuzakomerezaho. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Imana isibuye amariba, Imana iragutabaye, byapfuye irabizuye byose, ariko ntabwo nangenda ntabwiye no muntu. Yari afite rendez-vous yo kubagwa, ni icyangombwa yifuje mu buzima bwe. Uyu muntu ari muri Canada. Uhimbazwe no mu Imana irabumpishure ko irakimuhaye mu izina rya Yesu. Kuko amariba arasibuye. Basezereho. Imana ibaho umugisha, ibagirire neza, ubwiza bw'Imana bube kuri mwebwe. Amen. Mukomeza mwiyandikisha, mukora comment, mukora share, mukurikira amasengesho, mudusengera kugira ngo no kuri zo muzatuboneho, muhabwe umugisha n'Imana. Shalom shalom, n'umusozi uzakurikiraho wejo. Murakoze cyane. Ibintu birakomeye. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Nshuti bakunze ubumwe bw'Abera Ministries, umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste abitegetswe n'umwuka w'Imana yabateguriye amasengesho y'iminsi 14 afite intego igira iti: va ku iriba ry'intonganya, Imana igufukura isoko yawe bwite y'umugisha. Muri aya masengesho hazakorerwamo ibitangaza bikomeye. Imana irambuye agasuzuguro wagiriwe. Mbega byiza, hazabamo kubohoka aho mushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste azakira abantu kuva amasengesho atangiye kugera asojwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.